ndumiwe yampaye inkaruza ndekwe turashize yemeze nk'umuntu utazi nafate hano mu bitoki byo mu rugo harya ese ariko ngo wamuhaye imbabazi amubabariye nyine sinari kumukuraho ikimwa nawe ni yarubwana nabonye nyine nawe atariho simwe nawe se mbabwira ibara ni yaryanje umuntu tugenda nabona tuzibera mufrega twabonye amata ariko se ntabwo ni tuzamutwara kuko tukabigenza saba imbabazi ushaka bambabari Nyombera nawe kuko abandi basaba imbabazi kuko urumva usigo ufite icyasha gikomeye mu muryango nyarwanda no byo mwigisha kuko je n'ubwambero mbonye nanjye tubonye urumva ntungo no kuba nyine ibintu numvise kuri uyu ngo aho tugeze hose babimye mbashaka gerageza ko yarakagenze bweze utiri unazisanga ariko ibintu byo kwiba ntago ari byiza ntabwo bose mugiye ubundi ngo twaduherekeje umuvandimwe wacu aravuye rero buriya urabizi ibintu byo kwiba buri gihe wamfataga cyake nahise mbyihana sinongeye yego nahise mbireka pe ni intambwe nziza kabisa wateye yaba yaratse kwiba byaba ari byiza kuko naherekeje hehe nona numva baherekeje yaje kudusura kwa tumwerekeje tugiye mu rugo ni wowe mu rugo ni mwana wa ruguru gatoya ni gutyo ukora iki se mu buzima busanzwe ndahaze nari nagiye kumwiba ariko nyine namusabye imbabazi yanazima ibyo nkora ntago ari ngombwa urumva kebwe ahubwo mwebwe se urumva twari turi kwibaza none se ahubwo mbone umuntu uruze gutya nyine beretse tubaze tukubwire urabona nyine ukuntu tumeze dushaka ubuzima bwahinduka no tukamera neza nta nama watugira ni ugukora gukora rero harimo ibintu byinshi urumva rega n'uyu nguyu yajya kwiba yumva arimo arajya ubu yumva ari gukora aho burasi ugiye gusabiriza ntabwo byakunda sabiriza ngaho imbaraga nkaho uze wasabiriza he ko ibyo mba nkubwira kuko hagiye utukanga usabiriza oya reka mbereke shaka buriya twikomereze n'uyu nguyu urumva ntacyo ushaka kukubwira turamubwira byanga turangire nta n'akazi basi yaturangira ariko nyine uyu nguyu agomba kureka ibintu byo kwiba mbabwire hano hinganze hano y'akazi urumva mugiye mukajya ku ndege ntimwasaba akazi ku ndege mugiye mugafata amasuka mukagenda gutegera handi nyine abakozi bategerera bahita ku ndege ntabwo mwabona akazi ibanje guhinga nk'umuntu wanjye sineka kurya guhinga urumva nicyo cyari kitekerezo nta kintu wumvamo nende kucyumvamo urumva ariko rero none se hari ahantu waturangira se basi hari ubuhinga niba musubiranye inyuma simbizi cyangwa se mugikomeje kumerekeza ayasha atumuherekeze uje kubona kaga koma amazi ariko nawe mwanasubira ari mugeni ntacyo muherekeze urakoze kwiwe ntabwo se njye nitwa mugenzi we witwa nde urumva njye nitwa Karamuheto noneho uyu nguyu uherutse cyagiye duhura ntitwanibwiranye kubera ibibazo by'uyu muhungu yene nirwiri nk'ibisanzwe n'ibanye noneho wowe Rwagihuta ntuzongere kwihutira ku bintu by'abandi ntabwo nzagufata bakakuvuna imbaho uranzajya asaba kugira ngo namumfashe gutya sawa ni mu mugezi aho hirya uvuga ko akundi urabishaka ntabwo ubishaka mfasha niba ari rwa ruhuri nawe tugiye kujya gukina uyu nguyu nyine akubwire ibyo bagiye kugira bya bindi noneho duhite dufata na tambone yiri sibyo nyine urumva tugende